njyewe ugenzemera ko Semuhungu ari umukobwa nige nzabona agapipi kiwe anambara wamugazaki anambara amajipo bayite we kuko nukuri nimbona agapipi ka Semuhungu aracyagenda yambara apana njye nimbona agapipi ka Semuhungu nzemera yuko atikitwa Semuhungu yitwa Semukobwa Kenisi wana Mutabazi mutabaruka yes mwe muvuga yuko urubyiruko ari twe mbaraga z'igihugu imbaraga z'igihugu muri kudusansibiriza kuza gucuruza imibiri yacu aha ushatse kuvuga yuko Kenisi ashobora kuba ari mu byinshi nyuma kuri video Semuhungu arimo ntabwo ndi kumushinja yamugize brand ambassador ntabwo njyewe umuntu ashobora kuza kumbwira ngo Sky tubumutinganye njye mfite uburenganzira bwo kubyanga kandi njyewe ndi umwana w'umukristo njye nararahiye ndavuga ngo nitwahirwa abasenga Timote ndi umukozi w'Imana ushobora kuba yagwa niyo yagwa akabyutswa n'ikisha n'amasengesho koma amashisha wa Fura iwacu Runiga n'izina ryo wiseka bro Runiga ariko se ko ryari rya filime n'ubu yabyuka kayikira Pastor Runiga n'ubu yabyuka kayikira ubona Kenisi w'umukonabure ubwo reka dufate Kenisi yuko nimba yipanze akazi ko kuzana umubrand ambassador na Eric Semuhungu ubwo agiye gufata ya population y'abakunda ibikorwa bya Semuhungu baza babafana bagasogi abafana bagasogi ubwo biraza guhinduka birangira ikipe ya Gasogi izagifanwa n'abahuje ibitsina nge ndumva kuri inshuro nka Lorenzo kuri inshuro ndumva Lorenzo atasabe imbabazi nde Semuhungu kubera ikirero ati gute impamvu se Lorenzo adafite kuba yasaba imbabazi Semuhungu ubwabo hari uburyo baziranyemo ngo babaye no kuba inshuti babanje kuba inshuti bakajya banoherezanya amafaranga nanjye Semuhungu ni inshuti yanjye Eric Semuhungu ni inshuti yanjye nyine abatinganyi bafite propaganda nk'ubusiro wankanjye mwanya nshobora kurera rokete kuri Eric Semuhungu akabyuka mu gitondo avuga ngo kugira ngo yereke attention ngo Sky yaranyatse ndamwiba uretse ashobora kwerekana attention mu banyarwanda cyangwa mu bandi bantu bakurikira kugira ngo akomeze abe friend akavuga ngo reka ngo na Sky yaranerese Semuhungu nimba naragutese bro uzabigaragaze ariko nanone Bruce Melody nanone ni sawa gukora ku ishanga ry'ura mukobwa nukugira duhereza amagambo abaheze cyo muvuga ahubwo se the Ben ngwino mu Isano Media tugukorera video nabonye wasoye ariko nje the Ben cyo kumufata nk'umunyabwenge Sky buriya n'ubwenge bwo kudakora video ari umukire reka mushime cyane uri cyane ku Isano Media Entertainment nkubwira ni warakoze ko subscribe nawe utarayikora aka kanya niko keza cyane ko wayikora ubundi ujye dukurikirana umunsi ku wundi nkuko bisanzwe je ndacyarihirwa da promoter suza cyane badukurikiye bari hirya no mu gihugu bari urasirazuba iburengerazuba parce que aujourd'hui nous sommes amajyepfo n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali suza cyane diaspora inaje gatatu mbwira ni muahe muronke imbere ya kamera muri kubona umutasi mukuru Sky 2 wa Bagaye Papa Skyra Papa Doughboy special the youth special material you already know wa Bagaye na Bagiro Sky 2 Bagaye na Bagiro Papa Skyra Papa Doughboy yego umeze fresh neza cyane ndashima Imana urebye nta kintu cya mbere buriya kirenze kubaho umuntu ashima Imana cyangwa se ubuzima bumeze neza yego ubuzima bumeze neza iyo wariye iyo wanyweye iyo uhumeka neza ibindi byose bimeze neza abari fresh abazi twabataye huzo abagome twabashize imvuto abicanyi twabashize imvuto yego gaswaye nitwa Nkunda u Rwanda abanyita inkoma make y'igihugu cyangwa se intare y'igihugu yego mazina yose nayanjye ariko urangijeho iyo ushaka gutsindira B1 Gin ushobora kunyita B1 Gin nkahita gutumira B1 Gin yego okay wari umeze neza ariko yego ku nkangasi ndahumeka yego sasa nahoze numva ngo hano hanze hari amatiku ngameze nabi cyane nta bintu by'amatiku ndimo nta matiku ndimo ngo abantu ngo bayo ngo bakomere nabi matiku ndimo nta muntu ngene neka ngo abantu ngo bamerera nabi bigeze ryari okay nacyo kano kanyu tuzaniye iki nta kintu nkuzaniye wowe nta kintu nkuzaniye
itahire we nta kintu nkuzaniye wowe njye nta kintu nkuzaniye niba nta kintu uzanye urumva nta kintu wowe nkuzaniye yego njye wowe nta kintu nkuzaniye icyo nzaniye nkizaniye abanyarwanda yego aha abanyarwanda bazaniye iki mbazaniye iki yego kimbaza ni icyo uzaniye abanyarwanda mbazaniye story iye story mbazana uburyo dushobora gukunda umurimo tugashobora kuba twahekesha agaciro as an inspiration of the youth. Hari uburyo urubyiruko aka kanya dushobora kuba twakihangira imirimo. Ushobora gucreatinga YouTube channel aka kanya ukaba ufite content ushobora kuwashyira kuri channel bikakurinda kuzerera cyane. Uretse no kuba washinga YouTube channel hari uturimo twinshi tw'amaboko. Ubaka kanya butuvugana ikiyede kigeze ku mafaranga 4,000, umufundi ageze ku 10,000. Ako ni akazi gashobora kuba katuma urubyiruko ruva mu bukene. Yerinzi bya social media. Nubango abantu bose babaye bande bafundi. Wijya kuvuga ngo wabuze igishoro. Ushobora kuba wakipanga akazi ukagenda ugakora ikiyede cyangwa se igifundi. Ukaba wakipanga akazi ukaba wakora igihe cy'imyaka myinshi cyane cyangwa se amezi agera muri angahe ukarushaho kuba wakora akazi kawe mu buryo bwiza ibintu bikarushaho kumera neza. Do you understand Hirwa? Yego. Uneje Benovia. Ekize. Nasigare mu bugani. Wari waracitse. Benovia umeze neza. So fresh. I've been alongside without meat. Yeah man, thank you. Cyane. Wakire ku Isaro Media. Byiza cyane nishime kongera guhura nawe duherukana kuri Wabagaye dutangira kwipanga akazi ka icara wige ariko ngo yabyaye umufungo. Ubuzima bwarahindutse Tamare nsigaye nitwa Pepe Pipe. Reka genda cyangwa ni cyamatama. Wewe wapi? Nitwa Pepe. Washaka ukanyita cyamatama. Yes, wari utangiye kutubwira rero tubwira uburyo umuntu ashobora kwihangira umurimo. Yego, Benovi reka tuganire no musanze nende kuganira na Hirwa. Hari ibintu binumwe na bimwe ngewe nshaka kuzajya ganiriza urubyiruko. Hari utuzi tujya dusuzugura kandi tuzana amafaranga. Abanyarwanda bishitwa cyangwa se urubyiruko muri rusange kuko nirwo mbwira ntago ngewe nyeneye ko urubyiruko rushukwa na YouTube cyangwa rushukwa na internet. Hari uturimo duhari tw'amaboko kandi duhemba neza cyane twinjiza n'amafaranga. Do you understand? Yes. Nimba wowe ubwawe warize ufite diplome cyangwa se ufite degree yawe runaka ufite uburenganzira bwo kuba watangira gucreatinga ikintu wagakwiriye gukora cyaguhindura ubuzima. Muri rusange rero bishatse kuvuga ngo nta kibazo gihari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu cyabaye itambarare, ubuzima bumeze neza. Sinibaza impamvu umuntu ashobora kuza kumbwira ngo arakennye. None tukiraho ngaho ko abantu benshi mu gihugu cyabaye itambarare ni gutumbwira ngo igihugu cyabaye itambarare. Amazu arubakwa. Ntago bizi. Buri na rusanga amazu yubatswe. Nimba dushobora kwikoza mu karere ka Huye. Tugasanga huzuye amastade. Inzu z'ibyatsi zararangiye. Wahenze icyatsi yo yabaje ko yabaye umugani. Ni gutumbwira ngo ubaka kanya abantu bakora mu gakiriro. Yaba ari agakiriro ko ku Gisozi cyangwa ko mu mujyi. Ari n'utu dukiro bagiye bubaka mu makaritsiye by the way. Abo bantu bose bameze neza. Nta kuntu rero uzaza mbwire ngo abo bantu bose bameze neza bamaze kubaka platform zabo. Umbwire ngo uwo muntu ni gutumbwira ngo uzikubaza ngo wakene. Cyo ni kibazo. Ushobora kuba wakirirwa kuri tele. Twe ntago twara abazunguzayi. Hari ubwo twabura gasenyi sazi kimini. Ntago waziburaga ariko uko bagufite ubwo bwenge. Ubwo uretse none se udafite ubwenge buretse gato. Udafite ubwenge ni warangije university. Erega sikiyature ntatuze kwirengagiza ko urubyiruko umwanya none rwamaje kwijandika mu biyobyabwenge. Gira ngo niba ujya kureba imibaroraze gusanga abantu b'urubyiruko na akazi kabo aribo benshi bivanga mu biyobyabwenge. Abenshi babajije bakubwira ngo akazi karabuze ngo mu gihugu ngo nago ngo imikorere irimo kuza ibura. Natangiye numva karuvuga ati wajya muri social media ukajya kuri YouTube channel ariko amatika ari muri YouTube channel abo bantu koherezamo bo bazayirinda gute cyangwa se niziye ngamba wababwira bagomba kugenda bitwaje. Benovia reka nkubwire showbiz yacu amaze kwangirika kuko su bwa mbere si n'ubwa kabiri. Kuko urebye igihe tumaze muri showbiz kimazemo igihe kirekire according to myself. Ndumwe mu bantu bashobora ko bavuga ko ndi muri legend. Nawo mazemo igihe kirekire. Nubwo bakumenye batinze. Yego byari bigoranye ariko abari banzi kiza abaturage nibo bamenye bitinze ariko muri showbiz bo twari tuzanye barabizi neza. Ugiye kureba abanyamakuru abahanzi bo turaziranye. Ngaho gereranya kira gihe cy'ubunguro ni kujya umuntu najye no kuvuga ngo ngiye gukora ku karimo k'amaboko abashe kumenya ngo ngiye mu bintu byose cyane kuba umusitari
gute ufite content yego ariko hagati aho ngaho ufite n'ibintu ugiye kuvuga bifite fact aho ngaho uraza gutera imbere apana biriya byawe njya numva abanyamakuru sometime bazutse ugasanga umunyamakuru arabyutse muri aka kanya aravuze ngo agiye kurekura ngo rocket kuri Bruce Melody bataziranye nta namakuru menshi umufiteho uraza kurekura kuri Bruce Melody muraziranye uraza kurekura rocket kuri The Ben muraziranye cyo ni ikibazo gikomeye cyane nyine niyo mpamvu usanga ikibazo cyarajemo ariyo mpamvu usanga aba ba influencers ndetse n'aba ba big managers baba mu Rwanda hari amakosa amwe namwe bajya banenga abantu basanzwe muri showbiz bakarusho kugenda babarekura amarokete bavuga yuko ubuzima bwabo butameze neza kamaze shake ka B1 banze usome kuri ka B1 Gen iki kiganiro impamvu zo tugikoze ni ukugira ngo wenda abantu bose babanze bumve neza ko n'ibintu ugiye kujyamo ushobora gusanga bitari ntago ari mu mavuta ntago tubereje mu buki ariko nuramukumenya umuvuno wabyo ushobora nawe kwihangira umurimo nk'abandi bantu bose kuko iki kiganiro ngira ngo intumbero gifite ni ukugira ngo duce karande n'ibimogi n'imyitwarire mibi iri mu rubyiruko bitwaze ko babuza akazi ni ukuvuga ngo rega urubyiruko rufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye muri rusange kuko ngewe nimba ndi inspiration of the youth ntago nimba ninspiring urubyiruko uburyo rwakura amaboko mu mufuka ntago bishatse kuvuga yuko ngewe nabahindurira ubuzima 100% ariko nshobora kuba nafatanya n'inzego zitandukanye urugero nshobora kuba nafatanya na RBC kubera ko nimba RBC ifite uburenganzira bwo kuba yama umukansa rega nukuvuga ngo ibibazo bihari mu rubyiruko urubyiruko ufite ibibazo byinshi bya mind bikeneye ubukangurambaga kugira ngo abantu kuko hari abafite ibibazo by'amadepression byo kuba babanye n'abamukase n'abamukadata ibyo byose ugasanga birabasaza barangije kwiga bakabura akazi wimbwira icyo kintu kuba wararangije kwiga ukabura akazi yako ushingiye kuki impamvu ngiye nyishingiyeho ubu wabura ikintu creating nigo turangiza kwiga warize gestion informatique nimba warize gestion informatique wabuze n'akazi ko gukora amatelefone kubera iki se muri batatu wabona programme cyangwa se kuri amasomo abantu biga ngo bashyire muri isomo ryo gukangurira abantu kwihangira imirimo icara wige niki ariko ntago uri muri programme ya leta cyetse ahubwo uramutse uvuganye na leta kandi nari ipanze akazi uwo mushinga wakushara runyicuza mu mwandiko mbanze nurike ninjire nzamuka mbanze tugende ducegeta mu bigiye bivugwa muri showbiz ngende nzamuka kuri iyi ncuro Benovi buretse ibintu nabonye utaza kuza kunziranya cyangwa se ukaza ntabwo nakuzibanya kuko nanjye ubwanjye hari amakuru mba mfite utaza kumbwira ngo ni bimwe byanyu mwitereka bro mba mfite amakuru 100% ujye umenya mbere yo kugira ngo uze kwataka sikahita kumubaza ikibazo ujye umenya yuko ngiye first of all mbanza kwigerera mu kizuru niba warageze mu kizuru ko ufite amakuru yimbitse ndagira ngo uze kuza kumbwira ishusho mo kubonamo indirimbo ya The Ben ndetse n'indirimbo yande ya Bruce Melody ibyo bintu ndabyinjiramo mu mwandiko wanjye muri chapitre ya 2 muri chapitre ya 2 yego nukuvuga ngo bashonje bahishiwe twari turi muri introduction reka twinjire muri chapter 1 ahantu ngiye nshaka kwinjira mu kibazo cya Lorenzo n'umuntu witwa Eric Semuhungu ariko ntuza kuza kubagirwa umuntu bita Kenisi kubera ko nawe byaje gusanga mwisaga mwitigo ntago Kenisi ngewe nyeneye kumwinjiramo kuko Kenisi namwise izina bita coach of business cyangwa se coach of manipulation cyangwa coach of manipulation kubera ikibazo cya mbere muri chapitre ya mbere nimara kwinjira mu mwandiko wanjye ndabanza nicaze Kenisi kubiriye mu mwandiko wanjye Kenisi ubwa mbere narakwimuye Kenisi icara wig impamvu ugomba kwicara ukiga nta kindi kintu as an inspiration of the youth ibi ngibi mwaragiye muravuga ngo ntabwo mukeneye ngo critique z'abanyamakuru ngo abantu babavugaho ku ma TV station no ku ma radio station ibyo ngibyo ntago ari byo ngewe ndeba ntago ari byo ndeba none se ubuko koreka mbabwiza ukuri sibyo ngewe kibazo cya mbere aka kanya ngewe ndi kumva nyene yuko tunaganiraho Nyakubahwa Kenisi imfura y'iwacu Runiga n'izina ryo wiseka bro
Runiga ariko se ko ryari rya filime n'ubu yabyuka akayikina Pastor Runiga n'ubu yabyuka akayikina ubona Kenisi w'umukonabure urabona Kenisi yananirwa kwataka ibyo bintu yananirwa kuza gukora ahubwo razina yitaga ngo tutravo ndumva narimo ariko naryo niryo ni tutravo ibaze ko Kenisi yikorera kuri reception comptabilité ibaze ko Kenisi ari ushinzwe audit y'abakozi biwe muri TV1 na TV1 urumva rero nje ninjya kwataka ni impamvu ngiye mfasha umwanzuro wo kwinjira mu mwandiko wanjye nkavuga ati Kenisi cara wig impamvu mwicaje ntago ari ukumusuzugura ni mukuru wandusha na experience ariko according to myself kuri opinion yanjye opinion yanjye mu mwandiko biraza kunyereka yuko witwa Kenisi impamvu ngomba kumwicaza nta yindi mpamvu nyakubahwa Kenisi urubyiruko rwacu muvuga yuko mwebwe ubwanyu Kenisi wana Mutabazi mutabaruka yes mwe muvuga yuko urubyiruko ari twe mbaraga z'igihugu imbaraga z'igihugu muri kudusansibiriza kuza gucuruza imibiri yacu aha ushatse kuvuga yuko Kenisi ashobora kuba ari mu byinshi nyuma kuri la video Semunga mu ntabwo ndi kumushinja yamugize brand ambassador urafata ikipe ya Gasogi United ubu nukuvuga ngo iriya shwadiro mba nabonye ngewe munyihanganire n'uburyo nge mba nabibonye mu maso ntago ibitekerezo byawe bikweho iby'abandi ufite nawe ibyiwe azaza bivuge ibyo n'ibitekerezo bya Sky wapagaye nta kibazo Kenisi urabona ikipe Gasogi ni ikipe imaze igihe idafite abafana yakuze neza baretse gatoya tugendane tape par tape ikipe ya Gasogi ni ikipe imaze igihe idafite abafana sibyo ariko mu rwego rwo kumanipira abantu no kugira ngo ibintu bitwike yahise avuga ati hano hantu mu gihugu cyacu harimo abatinganye benshi harimo abalesbienne harimo abatinganyi harimo abantu bagiye batandukanye kandi ntabwo twabarenganye buri wese afite uruhare rwiwe rwo kuba uwashaka ariko nta tegeko rihari bashyigikira none ntaryo nimba yuko nujya kureba uzasanga bari abantu ntibemerewe gushyingiranwa buretse nimba nta tegeko ribashyigikira ntibahana ntarihari siko bimeze hatahirwa niko bimeze hari tegeko rihari rihana abatinganye nimba ntarihari rero ubwo reka dufate Kenisi yuko nimba yipanze akazi ko kuzana umubrand ambassador na Eric Semuhungu ubwo agiye gufata ya population y'abakunda ibikorwa bya Semungu baza babafana ba Gasogi ubwo biraza guhinduka birangira ikipe ya Gasogi izagifanwa n'abahuje ibitsina ariko none ntago twiragiza ko tavuze yuko abo bahuje ibitsina abakorana abo bahuje ibitsina bitavuze yuko bazanga gikundiro Rayon Sport ugiye kunsobanura uburyo ki umuntu ashobora kujya gufana Gasogi United agakomeza agakunda gikundiro ese abagiye muri Gasogi kubw'amafaranga kubw'akazi cyangwa agiye kubw'urukundo agiye kwakunze ni indamu nayanda twese dukunda amafaranga rega hari n'umufana utari umutima urugero nka Jesus Kristo ubona ari umutima ko nayo nabonye ipanze umwandiko muri Gasogi jewe reka bubwize ukuri jewe azisura muri afite green card yo muri Amerika ibintu byose akora hano tumufata nk'umuntu waje gutembera igihugu yego niho yavukiye ariko nyine we afite ubundi buzima yibereyemo bwo muri Amerika butari ubwanga abayibereye muri ka holiday yego so twinjire kuri kibazo rero wigeze wabona poste y'umuntu bita Shadibu Shadibu narayibonye naranayikunze cyane impamvu ngewe ndaza gushyigikira Shadibu kuri inshuro mu mwandiko wanjye impamvu ndaza gushyigikira Shadibu ndashyigikira Shadibu nk'umuntu uzi indangagaciro igihugu cyacu kigenderwaho na kirazira nuko mu myaka yashize abanyarwanda twajyaga dufata abatinganye tukabita ba cyabakobwa ariko bakakanya urubyiruko rwose rwamaze kwipanga akazi rwo kuba batinganye kubera ko harimo amafaranga harimo umufungo ejo bundi nibwo nakoze ikiganiro njya kubona mbona comment nyinshi zirimo amagambo agiye atandukanye avuga yuko ubutinganyi buhari ndetse hari n'abagabo bafite ingo bahindutse abatinganye ibyo bintu rero
njye nkurikije poste ya Lorenzo njye ndumva kuri inshuro nka Lorenzo kuri inshuro ndumva Lorenzo atasaba imbabazi nde Semuhungu kubera ikirere ati gute impamvu se Lorenzo adafite kuba yasaba imbabazi Semuhungu ubwabo hari uburyo bazeranyemo ngo babaye no kuba inshuti babanje kuba inshuti bakajya banoherezanya amafaranga nanjye Semuhungu ni inshuti yanjye Eric Semuhungu ni inshuti yanjye igezeho ukanda akanyenyeri oya ntarama nkandira akanyenyeri ngiye tuziranye gutyo kuri social media hari abashiti banjye bari aba Godfather bara bose n'abashiti banjye hari boro twajyaga dura hari application tworogo tugaganira hamwe n'umujama wanjye bamwitande Joe from Amaju Joe TK n'umuji wanjye hari application tworagaho tukaganira urumva ngewe mbafata nk'abantu bakuru muri game hamwe na badumba n'abantu nemera ariko biragoye cyane kuba ushobora kuba wabafata ugafata abo bantu kaza ukabashyira kuri platform yo kuba bafata abanyarwanda bagafata abanyarwandakazi bakabashora mu bintu bidatuma abanyarwanda uruno rubyiruko rudakura amaboko mu mufuka first of all reka bikubwire ese ubundi tutaretse gato nk'ubu hari ikibazo gihari cy'urubyiruko rwanze gukura amaboko mu mufuka rwose rwipanze akazi rwo kubujya mu butinganyi ngo harimo amafaranga nibaza ngo abo bantu bashora mu batinganya amafaranga kugira ngo birirwe basambanya abana mu kiuno ibyo byose ikibazo gikomeye cyane abo bantu ni bande urumva niba no mu Bugande abantu batuma urubyiruko rwaranze gukura amaboko mu mufuka rukinjira mu butinganyi abo bantu ni bande ese birakwiriye yuko abantu basensibiliza ubutinganyi bakorera publicity ubutinganyi kuruta uko bagakwiriye gupublicita uburyo urubyiruko rwagahangira imirimo ni ikibazo gikomeye cyane question mark nandi kukubaza mu ishusho yawe uri kubona niba Ubugande bwarashyize amategeko yamagana abatinganyi uyu munsi none igihugu cy'u Rwanda byegeranye kikaba kiri harimo bari kubwamamaza nubwo wenda leta itabashyigikiye tutari twanumva wenda n'iki bivugaho urabona abagande benshi bari buze kwirukanwa mu Bugande batari buze kuza kwijandika mu Rwanda nubaka kanya ngende gukora amakosa kuko genda umukristo ntago nshinzwe kujya kwamamaza ibintu by'abatinganyi ntago mbishinzwe kuko mu bintu bya mbere Imana yanga byatumye irimbura Sodoma na Gomora ibintu bya mbere Imana yanga icyaha cy'ubutinganyi none ubwo Gasogi brand ambassador wayo niba yaga uriya abari muri business uriya ari muri business aragira ngo Gasogi ivugwe abona abafana kuzana nka nk'ubu nka Semuhungu yakoze akazi kuba byonyine yarekuye zira rokete abanyarwanda bari kumwanda standinga bari kumwumva kandi akaba proud yo kuba ari umutinganyi deja we yanamaze kuvuga yuko atitwa Semuhungu ubu ngubu yitwa Semukobwa Eric yacu sibyo we yamaze kwipanga ku kazi kiwe ibyo bintu rero njyewe ninje mu mwandiko wanjye nje nsanga nk'abari abajama Kenisi ari kubakoramo akazi by the way nuvuga Kenisi we ari kunguka ari muri deal ari muri deal niyo coach Gairi yakoresheje Kenisol Roskana ndetse na Bruce Melody yo gukorera advertisement ibikorwa byiwe shatse kuvuga ko Kenisi ashobora kuba yarigiye ku muntu bita coach Gairi buretse gato ngenge kubwira ukuntu Kenisi ari umuhanga impamvu Kenisi ari umuhanga Kenisi yaratekereje aravuga ati reka nzane DJ Brian Brian urabizi mwitangazamakuru ndetse n'imihanda bakonda kumuvugaho ikijyanye n'ubutinganyi that's true sibyo azana mu witwa Jihad akunda gushinjwa ubutinganyi azanamo uwitwa Eric Semuhungu uri proud yabyo unabyemera kandi umenye ko Eric Semuhungu ni inshuti magara na Jihad even na Jihad haje magatotsi kubera iki kwaza saga zaje zivugwa ibyo tubireke ibyo ntago ari byo naje gushaka hakiyongeramo uwitwa DJ Caspi umenye ko uyu DJ Caspi marene w'umugore wiwe ni Eric Semuhungu kongo iki marene w'umugore wa DJ Caspi ni Eric Semuhungu hakinjiramo imfura yabo
General Benda. Asa General Benda we reka wa mukobwa. General Benda ntago ibyo mbizi by the way. General Benda amuhinduye mu DJ. Umubyinnyi ni wewe yaba mu DJ ngo udashizeho DJ mwasere. Ari we Garçon d'honneur wa DJ Caspi. Akabari ni cyane no muryango. General Benda ari ifite ahirwa by the way utaza kuvuga nabi General Benda ugahita uswara. Ese kuvuga na runabi kuba mukurace rero. Abahuje amarnyo shabyo ni byabo nese twe ngere agacuti yanjye ariko. Okay. Nawe hari igihe kizagera mukaba inshuti mukajya muhuza amani. Tumenyane. So tukiri kuri iki kintu cyuko ibi bintu byagenze gutya ukabona wenda Kenisi yarabashaka kubrandinga nko bivuze ati yashatse kugera mu nzira imwe nka coach Gael. Reka biretse gatoya. Kubera iki wamwicaje? Kandi babona kwicaje Kenisi kuri incuru. Mu kubera yuko impamvu Kenisi ko yakwicara kuba byonyine ari gushora muri saga irimo abatinganye atari kuvugira urubyiruko. Bakakanya urubyiruko rufite ikibazo cy'ubukene. Nimba kakanya bari kwa advertisinga ibintu by'urubyiruko bari kwa advertisinga ibintu by'ubutinganyi mu rubyiruko. Kenisi ari umuntu wicara mu kiganiro cya mu gitondo nta kindi ataga yagakwiriye kubyuka mu gitondo akabyuka agashishikariza urubyiruko gukora cyaka bangira turimo gukora rabinga batinganye turimo tw'amaboko nibatubwira yuko nyine ubuzima bwahindutse buri muri diru y'abatinganye tumenye ko batinganye hari ikintu bagiye guhindura urubyiruko. Ni gutuma umbwira ngo abantu bari gukora rabinga abantu abatinganye ngo twe twicane hagatonga agomba kwicara kiga si ukwiga gusa arafata n'amasomo. Ntago ari ukwiga gusa utaza kumusibiza yabyuka mu gitondo yicara kuri kabyindi. Oya ntago naguhoya ntago ibyo bintu bitutsi by'abana babisimbikone. Oya ntago ari bitutsi ntago mu kiganiro cyanjye ngewe amagambo adafututse ari. None se kabyindi si kiganiro cya Jay Squeezer nawe yagare muri diri yabyuka akajya kugusubiza. Ntago ndi muri diri zabo ikibazo. Ngende gutanga amasomo. Nashaka kuvuga ndi gutanga amasomo ndi gutanga kugira ngo bikiriyaringe mu buryo Jay Squeezer winsana muri abo. Mu mukozi wande ndibimureba nge ntago Kenisi ngewe ndi umukozi wande Isano Media. Nimba ndi umukozi w'Isano Media uranzanira abo bantu kubera utaza kumbwira ngo Kenisi ntago hamagara Jay Squeezer akicara kuri kabyinda kayita mu gitondo yabyuka kunera ukavuga ati none bino byayicara wige misembirwa. Ariko keretse abikoze agagusubiza uretse gato. Nge navuze ko urupfu rwanjye ari kubakire. Nge urupfu rwanjye nge nzapfira mu biganza by'abakire. Gute rero? Nge nzasambira ku bandusha ubushobozi. Yego ushaka kuvuga ko umuntu urushobozi nta kintu mwavuga. Ubundi se aransubiza namubajije. Ariko none urabona nkuko umure kwemera ko tunamwicaza. Ndamwicaje none se we namwicaza namusibiza kuko birakwiriye. Ntago bikwiriye. Ariko none nje mba ngomba kumva impande zombi nk'umuntu yobaye ikiganiro. Cyakoze ashaka Kenisi Mavu nabonye ko ari we coach of manipulation. Ibaze ko Kenisi yarebye mu bantu bose bagiye bagirana ibibazo na Pondati aravuga ati bano bahungu reka mamara depression mbaha akazi mbaye n'amafaranga kuko baragaze ku ijambo ryabo abaza gusoma nyawe imenyawe ariko bare umva kubwira bro jewe ntago ngewe ndi muri yo system y'ubwo buzima bwo babire nani byabo nyene ngiye mfite byanjye ndi kubaka ngiye kubaka ikiganiro cyanjye biticara wige kandi ikiganiro cyanjye nta muntu numwe ndeberaho hano ubu hamagaye gusubiza nta numwe mamagara ubwo ngewe nimba ndi kubona ibitagenda neza nuko bitagenda neza nimba ndi kubona yuko bidakwiye yuko according to myself as the inspiration of the youth bidakwiye yuko ngewe nshyigikira ubutinganyi n'uburenganzira bwanjye ntago ngewe none se n'uburenganzira bwanjye ntago ngewe umuntu ashobora kuza kumbwira ngo Sky tuba umutinganyi ngewe mfite uburenganzira bwo kubyanga kandi ngewe ndi umwana w'umukristo ngewe nararahiye ndavuga ngo nitwahirwa abasenga Timote ndi umukozi w'Imana ushobora kuba yagwa niyo yagwa akabyutswa n'ikisha n'amasengesho koma amashisha wa nta mwana w'umuntu uteze kuzigera ngewe nkoresha iby'amarererwa uteze kunkoresha amakosa ndetse n'uwo nkunda ndetse n'iyo naba nkwanga ntabwo nshobora ngewe kuba ngewe nakwifuriza kuba waba umutinganyi keretse nyine waravutse uri cy'abakobwa ntabwo keretse ufite ibinyabibi karaga buri be ngewe
ntago zihakana babwiye ko nshobora kubasongoreza akamarimari. Sinabonye ujya wambara amabikini se. Oya ariko haragiye mba ni mu birani fashion curuza ngo weze. Oya rani fashion week byo babarira. Hirwa zirani weze. Hari abantu benshi batangiye kunyandikira ariko reka kubaze mwana. Uzi ko hari ibiboro mujyamo mukora mukabyita fashion. Ni fashion. Ariko bikabatakariza credibility. Urumva hari ibintu urubyiruko buretse ngewe nawe muri rusange. Hari ibintu bijya bibaho bikatwicara repetition. Hari ikintu cya mbere akenshi na kenshi ugiye ku applyinga akazi muri company runaka. Hari igihe bakubwira ngo ugendana nande. Zani cyangwa cy'imico n'imyifatire. Ukajya mu mudugudu bakavuga ati none umudugudu ahita avuga ngo uyu muntu afite reputation itari nziza muri societe mwa. Icyo cyari icyangombwa ujya kwaka. Bagahita bavuga ati wowe buretse turacyari kugukora iperereza. Ibaze none ugiye kwaka. Suko ko ngewe naciraho abatinganya iteka bafite ubuzima bwabo twese Imana yaturemye bugiye bitandukanye. By the way ntihagire n'umuntu unyumva nabi buri wese afite ubuzima bwiwe. Afite n'uburyo abayeho nanjye afite ubuzima bwanjye ari byo nubatse nawe ufite ibyo wubatse. Ariko nge ntumva atari ibintu twagakwiye gusansibiliza mu Banyarwanda. Kuko ngewe impamvu akakanya Skytu ese tukiraho Skytu buretse gato impamvu nge nshobora kuba ndumwe mu bantu bashobora kuba barwanya izi position. Ngewe ku ruhare rwanjye numva hari ikibazo dufite nk'urubyiruko. Urubyiruko dufite ikibazo kimeze gutya. Turi imbaraga z'igihugu. Yes. Twebwe nk'urubyiruko hari ibintu tutarakorera igihugu. Ubu ni ngewe ngiye kuvuga. Navuga ko urubyiruko turi kubera igihombo igihugu. Kuko natwebwe benshi baretse gatoya. Urubyiruko ubaka kanya mu mwandiko wanjye. Urubyiruko deje ubaka kanya urubyiruko. Turi kwisanga mu biyobyabwenge. Sibyo? Turi kwisanga mu butinganyi. Kubera kwanga gukura amaboko mu mufuka. Ese koko nubwo bujura. Sibyo? N'ubujura. Ubu urumva tumara iki gihugu. Mu gihe izi step uko ari 3 zose zitugonga. Igihugu cyacu turi kugifata tukagishyira ku rundi rwego. Cyangwa turi gufata igihugu cyacu tukagishaka turi kubera umutwaro igihugu. Turi kukibera umutwaro Biden. Kubera yuko biragora cyane kugira ngo uzumve ngo runaka ngo uramukinnyi wo mu Mavubi. Ngo burya ngo hari umuntu ngo tuzi ngo umumena ngo tarasha. Ese ubwo babasha gukina umupira bagupfumuye mwoyo. Tugambo icyo kiga rega ayo magambo mukoresha nge sinyazi. None se ngenda jya kuvuga ayo magambo. Rega biranasebetse Biden. Ndabyubaha kigiye kura we ayo magambo arutuna nkorera tutare twiza. Aya magambo ari ukuntu muyajomba mu gatuma ababosi banjye bakomeza kunyita ikirara. Baso wagiye buga ati hari ukuntu ngo weze ushobora kujya gukira ufite weze ntabwo nshobora kubiryo zino kubera biramwaye. Yego biramwaye nta kibazo nimba bimwaye. Ariko nanone ntabwo reka twinjire mu kibazo kiri ndani. Ngendegira ngo twibaze ese koko ikosa Lorenzo afite niriye. Lorenzo abantu barimo kubushinja ko wenda ashobora kuba yarateje inshuti ye rubanda. Reka kandi byakoze twarabibonye. None se reka nkwereke. Sibyo? Nge sinjya ninjira mu buzima bwa privé bw'abantu. Ibyo bapfa simbizi. Ubuzima babanyemo simbuzi. Sinarakene ko naho bahuye ntaho tuzi. Ngewe ndeba ibyo abantu bagiye bakotinga n'ibyo abantu bagiye bavuga. Ese koko kuba Lorenzo yaravuze ngo stade ntabwo izongera kujyamo abana. Kubera ko harimo atangiye gukorwamo ibikorwa biteye isoni. Ese Lorenzo wamfura we Rore abana bawe cyangwa se bamushikiwe cyangwa se abiwanyu ntago bareba televiziyo bakabona Nicki Minaj ari kubyinisha ikibuno. Marabibona. Ikibazo nuko ikibuno cyabyinishijwe Eric Semuhungu. Ikibazo cya Lorenzo hari buze gusubiza. Lorenzo iyo uri kuri televiziyo iyo uri kuri radio Rwanda nagiye muzamura indirimbo ya Davis D. Bana babiryogo muri heatings like that. Kandi indirimbo za Davis D. Oya hera kuzaziri za wakinyuma na zaki. Akinyuma si indirimbo.
ntago abo bana bazi iryo jana harya yandi ngo ni za size nabonye banakeneye cyane irimo amakariso yego ni za size ni ya Bruce Melody ngo reka tugendane gato gake urabyumva hari ibintu bigoranye cyane ku buryo dushobora kuba byatwabya understanding kuko ugiye kureba ibyo bintu abana n'ubu ngubu barabibona ahubwo tukibaza ngase koko birakwiye kuba muri stade umuntu dufata nka Semu njyewe igenzemera ko Semuhungu ari umukobwa nige nzabona agapipi kiwe anambara wamugazaki anambara amajipo by the way kuko nukuri nimbona agapipi ka Semuhungu aracyagenda yambara apana njye nimbona agapipi ka Semuhungu nzemera yuko atikitwa Semuhungu yitwa Semukobwa wende kimuraburiza akaba ubaka kanya njyewe Semuhungu nawe ubyumve Semuhungu ubaka kanya urwego ngufatamo njye gufata nk'umuntu wikundira kuba ngufata nk'umuhungu wikundira kuba umukobwa ariko singufata nk'umukobwa. That's true. Sinana gufata nk'umuhungu. None ubwo hagatonga Semuhungu yasibira cyangwa arimo buretse gato. Semuhungu ese ubundi Semuhungu wazadukore nk'agakoryo nka kamwe nabonye. Urane Jihad ninde? Jihad wa undi bavuga ngo yari afite ngagasununu. Yego. Keretse mbonye nka Semuhungu agira gutya gakora mu ipunani nkuko tujya tubona abandi. Yacho. Ndabesha Dr. M. Ntabwo najya kumubreminga by the way. Ntabwo namubreminga. Ashobora kuba yikundira kuba umukobwa. Aba yari bagishije. Kuko njye niganye n'abajama. Aba yari bagishije. Nkanjye ari umujama twiganye muri segonderi bitaga reka mvuga izina ryiwe. Nta kibazo. Bamwita Clement. Twariganye ameze nk'aba baby rwose yikundira abakobwa. Nyine yitereye nk'aba baby nje gunda no kumuserereza njya no kumusura mbona yigira swing z'abakobwa ariko ntabwo namwangaga. Niyambangamiraga nanjye sinamubangamiraga. Nanjye Semuhungu ni inshuti yanjye. Ariko nabwo niyo turi kumwe iyo duhuye nje ndambwa ati bro nje gufata nk'iniga my G pani ibyo byo kugira umukobwa ntabwo waza unyito bazaho ntabwo nje iyo mico yinzanaho ntabwo wayinzanaho ntabwo iyo mico yinzanaho nyine we Semuhungu afite uburyo bwiwe yiberamo ese koko Lorenzo we icyamubabaje nizira gucukuza amanyo cyangwa nuko ubwo abikora DJ Sonia ntago babyinanye buretse gato buretse DJ Sonia ntago babyinanye nawe anambaye n'akantu kagufi DJ Sonia ntago babyinanye nawe none katamukotinzeho Erika Semuhungu twese turabizi ko akunda kubura ari umutinganye na numwe muri twe yanashatse oya yakoze n'ubukwe turabibona n'ibintu tunazi twese Semuhungu n'umutinganye uri na proud yabyo si byose n'umutinganye uri proud yabyo ariko nubwo ari umutinganye sinzi uburyo atinga ashobora kuba atingwa cyangwa se atinga sinya numva ngo hari ibintu ngo byadutse ngo by'ibi hybrid ukuri Dr. musubize ngo aba hybrid ngo batera bakanaterwa ngo hari umuntu utera kanaterwa ibyo biporo rero ushobora gusanga Semuhungu ashobora kuba n'abana yarya icyana ushobora gusanga bamurya wabonye impobero yahoberagamo Sonia ese buri ari Sonia na Semuhungu ninde watera undi Semuhungu yamutera no yese Semuhungu ko nabonye ka Sonia gafite amashagaga wabona kamugigira ushatse kugenda kuri ya video buryo aramuri inyuma se cyane Sonia subundi we na Sonia ashaka yakita Eric Semukobwa gutise cyangwa akitwa Sonia Muhungu ariko Sonia video ze ngo zarasohotse nazo ni utazi niba arizo za nyazo ariko ntago ndazibona ariko ngo ugiye kuba nk'ababaji ba postinze ibiboro bya Muyango aya Muyango bose se yabajyanye no mu buyobozi nibagenda nyine bahanwe nyine burya tunemera ko ikosa ry'umuntu ni inshuti yiwe by the way hari ibintu ngewe mba numva ntagakwiriye gutekerezaho cyane yego so none ubu ngubu dufatuye mwanzo nihe namuge nk'umuhatica inama ya Semuhungu umuntu bita Kenisi uretse gatoya ntago ngabo nkeneye kubaganiraho inama nagira Kenisi nagira Semuhungu namugira inama yo kuba we yakunda ibyo akora akareta kubishoramo urubyiruko kuko urubyiruko dufite ibintu byinshi igihugu kidutezemo ku buryo tutagakwiriye kwangirika cyane kuko uko bano batinganye baza bagashora amafaranga mu rubyiruko niko natwe ubwacu ndetse n'urubyiruko muri rusange twisanga mu bindi bintu bitari ngombwa
tukiri aho ngaho gutera urubyiruko kudakora nibakomeza abantu batinganye numvishe ko bafite amafaranga bakaza bakashora mu rubyiruko tuzabona abatinganyi benshi tubura abakozi benshi ejo dutangire kwibaza ngo se koko ba papa bari abayobozi ntuzayobora azamugana wajya kuyobora abantu wasize verine wasize uzagenda nk'ejo nibwo nabonye ikiganiro cya senateri yitwa Evode Uwizeye yego nibwo nabonye Evode birababaje cyane kuba nshobora kuba nabona nka guverinoma yuzemo abantu bisize make-up bashizeho rouge à lèvres ku minwa ari abagabo n'ibyanwa tuzamenya sori na ninde ikibazo tuzamenya gutandukanya Shadibu na Eric Semuhungu oya hari abandi batinganye nzi amazina yabo abandi batinganye bamwe babanuza bayigese oya barahari abandi batinganye hari abatinganye nzi babakapo bitwa ba Jeff nzi ba Jeff ndabazi tujya ducakirana ariko bo nyine babaye proud ngo nabatinganye ubu we yarambwe ngo we twaranaho yarambwa ngo sinyitwa Jeff ubu nitwa Jennifer ese urebye igihombo bahombeye igihugu ukareba igihombo bahombeye ababyeyi uzi uburyo Jeff bahombeye ababyeyi none reka nkubwire nk'uburyo nka Jeff muza ataramutinganye wabonaga ko ari umusore ujya muri gym agashyiraho akantu ukabona ko ari umuntu ushobora kuba yaba umu MC mwiza ariko ejo muri twahuye ngiye byarananunguye by the way ubona yigize mbona yashyizeho boro byita gute bimwe bambara mu mutwe ama plant ibi plant yego yacyambaye ari proud yacyo ndamusuje mubwiye Jeff vipi mwana ngo skate bite shu Dawe se Jeff bimeze bite wakabyara ubutsigaye nitwa Jennifer Bay katika generation urumva nitumara kugira abitwaga ba Jeff bagashinduka ba Jennifer baskaye tutizitwa baskaye sigaye tuvuga uti ni mbabara twinjira mu cyandiko cya kabiri tutakinjiramo hari umurongo nshaka ushyira kuri ibi bintu twavuze ku bantu batinganye nabo bashoramo amafaranga ntitwavuga ku itangazamakuru ririmo rirapromotinga abantu Shadibu yavuze batazwi sinzi ngo abasore babiri ngo umwe ngo yanze undi ariko izo nkuru razibonye nyinshi cyane ya nkuru ya Blaze yabatinganywa muri bari Serafa ni bari Blaze na Serifa ni bari Serifa ni bari Serifa aririmba gospel yego bamwita uwo mu mwihorera Imana izamutwika ariko ushobora ntumucira urubanza ntago namuce numvisha byitakana gute numvisha byitakana Serifa yarabyitakanye yitakanye yuko atigeze asambana atigeze aryamana na Blaze nyine abatinganyi bafite propaganda nk'ubusiro wa nkanjye ushobora kurera rokete kuri Eric Semuhungu akabyuka mu gitondo avuga ngo kugira ngo yereke attention ngo skate yaranyatse ndamwiba uretse ashobora kwerekana attention mu banyarwanda cyangwa mu bandi bantu bakurikira kugira ngo akomeze akavuga ngo reka ngo na skate yaranerese Semu nimba naragutese bro uzabigaragaze yego none ubwo itangazamakuru ryo kuri bo kubyamamaza itangazamakuru kuba ryamamaza ushobora gusanga arayanda abanyamakuru bamwe na bamwe urabizi deja rega n'abanyamakuru bo kuri televiziyo ndetse no kuri radio bahembwa amafaranga makeya ushobora gusanga ari bya bindi byayanda bya bindi nyine byo kwipanga akazi muri ubwo buryo yego so twinjira ku chapitre ya kabiri rero andagira ngo tubwire wambwiye ko bari abantu bazi neza cyane ndetse bamwe na bamwe mu mwanakoranye ndaza kubaza kuri Bruce Melody ndetse n'umuntu bita The Ben nyuma yuko iyo ni chapitre ya kabiri reka twageze muri chapitre ya kabiri chapter 2 reka twinjire kuri The Ben ndetse na Bruce Melody Bruce Melody afite reka tubanzirize kuri The Ben afite indirimbo yitwa Pretty afite indirimbo yitwa Pretty irimo amajwi ya Neo Bosco yaje no kuvuga ko yamufashije cyane yego yaramufashije se yamuhaye collab ibi nabyo ko nzabimenya turaza kuza kubigarukaho Bruce Melody ufite indirimbo na BNM guturuka muri South Soul
indirimbo bayita ifoto yanakozwe na director wacu mwiza wo mu Rwanda bamwita Faizo komera amashyi Faizo oya Faizo none uyu munsi Faizo wamaze kwipanga akazi Faizo wamaze kwigaragaza Faizo wamaze kwereka abanyarwanda yuko ashoboye deje unakomotse hanze y'igihugu akomotse hanze y'igihugu mbaza ari muri South Africa hari bihemba avuyemo hari bibora avuyemo byo hari amanama avuyemo y'aba director ibintu avuyemo ariko Faizo nawe nzamugarukaho kuko Faizo nawe ni mugarukaho mu mwandiko we na Nisbit nzababaza uwitwa Afrique uwo baramuzimije so tukiraho ngo rero ntabwo none se sibyo Afrique ari he na ndirimbo afite bitwa Foromi nta yusi ngo foroki Foromi none se bwa mbere agisora gatunda cyangwa agisora ntabwo ari indirimbo buretse gata shamatatu iriya ndirimbo yaririmbwe iriya karasi wo shamatatu iriya karasi yaririmbwe na Mistake cyangwa yaririmbwe mo na Afrique iriya siyo brand new song Africa afite yakinywe hangahe uretse kwibona kuri YouTube bimaze kuzuza miliyoni nawe n'uyuzi urimo kuyitiranya ubusa kukibaho kutajya guhitiranya kuki utajya guhitiranya gatunda yarazimye none se abantu bazose bazahora bakora gatunda ngo iki nta pop play muri kumuha uwakoza Amaroni ari wambwira ngo Amaroni ngo yasohoye indirimbo Amaroni se ko ari wowe nanuze mwamuta bande DJ Pius we niwe bireba ntabwo uri utinyage kumuvuga kubera ko ntabwo wambwira ngo umuntu atandukanye n'umuntu bukeye mu gitondo tumubura anzika wamfura we niyo mpamvu uri kukubwira ngo ibintu tubaza kubibura naho ndagira ngo twivugire kwizi ndirimbo n'uburyo zasohotsemo ubushize witwa Bruce Melody yamaje kudutangariza yuko nta kibazo afite na The Ben ndetse na Collabo bayikorana muri bataga kwishanga ibyo byakubaza kwishanga kugira bigaragara gute kubera iki uwitwa The Ben yatangajejeho ariko nanone Bruce Melody nanone ni sawa gukora kwishanga ryura mukobwa nukugira duhereza amagambo abaye cyo muvuga ahubwo se The Ben ngwino mwisano media tugukorera video nabonye wasoye ariko nje The Ben cyo kumufata nk'umunyabwenge skate buriya n'ubwenge bwo kudakora video ari umukire ubwenge bwa mbere burimo hariya yego nukuvuga ngo witwa The Ben yabanjije kuvuga ngo ngewe ngiye gusora indirimbo na bitangaza amatariki bwa mbere yego iki 155 kibona ko The Ben yasohoye indirimbo ajya gusora indirimbo wivuga ngo ni ikintu ni rebo okay rebo ya 155 am ikimara kumenya yuko The Ben azasohoye indirimbo kuri 27 nayo iravuga ati natwe tugomba kuzamuhengera agasora natwe dusohora icyo kintu arimo agapinga no kugira ngo bagereranye kubera ko kubahuriza kuri stage byaranze bashatse kwihuriza kuri YouTube breaking news rero breaking news igitaramo cya The Ben kiri gutegurwa kizaboneka mu gwitwa Diamond Platinum na Otile Brown breaking news hari uwitwa Bruce Melody niwe banga rihari mu gitaramo cya The Ben Tiger B uzaburimo ibyo bintu ndabikubwiye nibiba bitarahinduka uzabimbaza reka tubitega amaso yego so nari kujya nkubaze ngo wewe urabona hari ahantu hataje kubamo kuba The Ben yakwebye agasohora lyrics kumba afite video azaba turitsa indirimbo Bruce Melody maje gucika amazi views se ntabwo turi kuzibona ubu dukoze ikiganiro indirimbo ya Bruce Melody ifite ifoto na BNM reka tubirebe nduri imbere ifite 3800 ni Bruce Melody ya The Ben video lyrics ya The Ben ubwo ndabyita ko ari The Ben featuring Neo Bosco The Ben featuring Neo Bosco ifite 3800 mu masaha abiri ariko se ko nabonyeho Neo Bosco nari nkoze amakosa reka nicaze nige nawe yicaze ndiyicaje sky twicara wigi ariko ndabona byamaje ku 50 kwandi kwa Bruce Melody mu masaha 3 niguragura Moses iradukunda ari mu kazi Moses hirwa promoter wakazi kawe wabyumvisha nandazwe impamvu hirwa yaravuye kuri kamera yaragiye kumuterekera kuri microphone yaragiye kumuterekeraho mu gihe yarigisi ya The Ben ifite 22 ese uri kugura ninde utari kugura ninde oya 155 ni sore ariko nanone 155 ifite reka nkukubite hari abantu basharing Kenisore yasharinze Kenny Boss yasharinze Coach Gael yasharinze none se nimba link bayifashe bakayisharinga abakozi bose ba Kigali Universal uruvi 50 atari urucaba reka turebe kuri fact kuko naga imibare gibeshya sibyo nukuvuga ngo indirimbo ya The Ben uza kunyandikira ngo kuza kuza kubyuka ukora gereranya
no kuvanga ifite views ibihumbi 27 n'utu views 96 The Ben afite ibihumbi 22 kuri channel ifite ibihumbi 330 by'aba subscribe uri kubyumva ikagira like ibihumbi 5,800 ndagira ngo duce amazima yego The Ben afite views ibihumbi 23 ibihumbi 330 akagira views ibihumbi 27 yego akagira like ibihumbi 5,900 akagira na comment 998 998 twagiye kwa Bruce Melody kugira ngo tumenye se koko amugani hirwa promoter mu kazi arimo kugenda mutereka yakipanze Bruce Melody no kuvuga ngo Bruce Melody umwanya wa none afite channel ifite ibihumbi 320 hano ya mwawe uri kubyumva akagenda indirimbo ifite ibihumbi 550 mu masaha 3 50 comment akagira like ibihumbi 10 akagira comment 1,600 comment 1,000 Bruce Melody yamuci wasohoye Benny the Ben tubyibuke reka nimure Bruce Melody mbuzana mufate Bruce Melody anatipanza kare reba afite abasabi 625 indirimbo ifite ariko nanone by the way tureka kubitindaho iyi collabo ya Bruce Melody umenye ko yakoranye na BNM BNM uwo muri Sauti Sol hari abantu bafana Sauti Sol abanyakenya bose bamaze kureba indirimbo ya Sauti Sol kandi iriya ndirimbo ni na sawa cyane ni indirimbo nziza ariko tutirengagije yuko na The Ben indirimbo yiwe anashimira tunamushimire kuba yatekereje kuri Neo Bosco akanabyemeza akanamublessing akanavuga ko yamwifashishije kandi tutibagiwe yuko hari indirimbo The Ben yagiye nta ndirimbo se The Ben yafashijwemo na Karfane tutigeze tuvuga noneho kwijisho ryawe nk'umwarimu yego uri kubona ari iyihe mpamvu The Ben yahisemo gusora lyrics yahisemo kubera yuko tega iyi showcase retse mubwire The Ben suko benda tarafite video ariko yagiye kubona rega makuru aragenda wamfura ushobora gusanga karadio ka The Ben karara munsi y'amateka ugasanga nka The Ben yamedise asanga ko Bruce Melody ari bu dropping a song ari bu dropping out song uyu munsi iri featuring na BNM The Ben akavuga ati ngiye kurekura single yanjye yenyene ese iyi ndirimbo ni inyi dropping out uyibuke ko The Ben hari miliyoni 2 yamaze gutanga ku bantu bafoye izina ry'indirimbo aranje batese koko indirimbo nk'iyi namaze gushora miliyoni 2 itaraso ninjya gusohora video ikaza igakompeta niya Bruce Melody banazihanganishije biragenda gute kandi urabiziko ni ibintu tumaze igihe tubona Bruce Melody yasohoye Soweto The Ben na Kevin Kade basohora sikosa Bruce Melody arangije asohoye ifoto na mbere yaho ari indirimbo yari yasohoye bita Kipepo yakoranye na Nadia sinzi ukundura bamwita ahita yikipinga atasohorera hindi urumva The Ben Bruce Melody yicaje Kipepo a dropping ifoto ahita yira rimwe none The Ben nawe asohoye yitwa Pretty ahubwo reka abanyarwanda dusigara twibaza ngo ese indirimbo bita Pretty video yayo irajya hanze ryari ibintu turabyakira gute wamfura nukuvuga ngo kuri ruza kugenda ngiye mu ijisho ryanjye ndi kubibonamo nukuvuga ngo The Ben we ni kwa kundi njya nkubwira ngo Bruce Melody yashaka kumukubita akanyafukunda amukubitaho umuhini kuko Bruce Melody we wikuye mu ntambara aravuga ati ngiye ubu ngubu nayakora bo twayikorana ngira ngo ni yatangaje so The Ben nk'umuntu ufite abantu bamureberera yavuze ati ntago ndibuze guteguha abanyarwanda barita bavuga ko nagize ubwoba bwo gusohora indirimbo ushobora gusanga na video afite ntago yayibura ko subwo kuki atayisohoye ariko yatinye competition yabyanze nyine ntimuzangiranye n'umwana nakomeza byanze nimba video yiwe itarasohoka azaze mu Isano Media tumukore murakoze cyane mwamfura mwe ikinyobwa ni B1 Gin rekubiteka kubeze kwa natwe yes Benavio urakoze cyane ko ntabwo uragenda ntavuze Bruce Melody umaze kumugurira views Nama views sha. Kandi Bruce Melody ntago rwo kugura views. Ariko none se twigenderaga regura mu promoter. Rego watuvuyemo mu kiganiro neze warugiye wagwani. Sikayi twaherukaga ifite 600. Nyuma gato ahitabona igize 50. Ariko igize sengani hirwa promoter agiye.
murakoze cyane mukore subscribe ku Isano Media TV. ubuzima bwacu n'ubu ngubu tugira ngo tunabamenyereze ubuzima bwa twacu twatangiye nanabasaba abanyarwanda mwirinda amatiko mwongere mugaruke tubahereze show birabaje cyane kugira ngo dufate ikiganiro nimba cyagiraga views ingana gutya abo bantu babajya mu matwi bababwira utugambo tutari twiza mubareke mureke tuze dukore showbiz twake showbiz twongere twaka umuziki nyarwanda twubaka abahanzi bacu nkubaka kanya harabanzi bari gusohora hari abahanzi batinye gusohora indirimbo kubera yuko hamaze iminsi harimo sagaza amatiko abona uko bati yego indirimbo de Ben yasohoye ngo ari ijwi rya Bosco oya ko yatanze credit man twabivuze yatanze credit kabisa yanatanze credit we kutatanze credit kuri MC Tino wanditse indirimbo biti dage ya Kenya Sitino genda atakati wamfura